Hey guys, hope you're good. Ngiye kwereka uyu munsi uburyo ushobora gutarakinga telefone yawe ukabona ahantu iherereye. So uraza ugomba kuba ufite app yitwa Find My Device. Ujya kuri Play Store ukayidownloadinga cyangwa se ugakoresha Google. Mu gihe uyifite urajyaho ukayifungura, bahita bakwereka ama telefone zirimo email yawe. Ngiyo ndimo ndakoresha 3A iriho hano, urabona ko bakwereka ariyo this device, ariko urabona nk'aya matelefone nagiye nshiramo email yanjye. Ushobora kujya hano kuri mobile wire, urategereza uyikandaho, nyine barayikonekitinga, ugategereza. Iyo mugiri online bahita bakwereka ko iri reachable, ukaba wayikorera ikintu runaka ushaka. Ushobora guplayinga sound, ugasecuringa device, cyangwa se kwisecuringa ubona gushiraho password runaka. Iyo yamaze kuboneka ushobora no kuyifata ukayisiba, ukayifomata. So urabona ntabwo location yiwe ifunguye. So ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, ushobora kujya muri Chrome ukandika Find My Device. Urabona cyiza cya Google uranibesha ikagukosora. So device, Find My Device, ukajya hano Android, bahita bakugura muri app yawe. Iyo udafite app ushobora gukoresha Google Chrome.